ndabaramukije mu izina rya Yesu. Ni Mukankusi Jeanne mugiye kuganira nanone mbaho ubuhamya mbabwira ukuntu nabaye umunyamasengesho. Reka tubanze dusenge. Mana data wa twese uri mu ijuru, Mana idukunda kandi Mana itwitayeho, turagushimiye cyane kubw'uyu mwanya. Tuje imbere y'amaso yawe, Umwami, kongera kuganira ku mirimo itangaza ugenda ukora. Niyo mpamvu tugutumiye kugira ngo Imana n'Umwana n'Umwuka wera mwemere kubana natwe, mwemere kudushyigikira. Erega ni ukuri Mwami, rwose tudashyigikiwe n'ijuru twebwe ntabyo twashobora, nta nicyo twavuga, twavangavanga tukavuga n'ibitari ngombwa. Ariko ubwambi bw'Imana butuyoboye, Mwami, bugenda butwibutsa neza imirimo wakoze, hatariho kuyigabanya ndetse no kuyongera. Ngaho bana natwe dufashe, kandi Umwuka wera abari ukomeza tuyobore, kandi abari ukomeza gushorera no guherekeza ubu buhamya. Urakoze cyane kugiye kubana natwe ukatugira neza muri byose mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cya Esiteri igice cya 4. Turasoma igitabo cya Esiteri igice cya 4 umurongo wa 15. Haravuga ngo nuko Esiteri atuma kuri Morodekayi, aramusubiza ati, genda uteranye abayuda bari Shushani bose, mwiyirize ubusa, munsabire, mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro, mutagira icyo murya cyangwa munywa. Nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo. Uko niko nzasanga Umwami nirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuka nzarimbuke. Imana idufashe. Ntabwo nshatse ko dukomeza izi nkuru, nashaka ko tuvuga kuri iki kintu kigendanye no gusenga. Hari igihe cyageze abayuda bahura n'ikibazo, bari bagambaniwe n'umwanzi wabo. Umwanzi wabo agambira kubarimbura ku buryo ndetse bari burimbuka abayuda bose bakabarimbura. Ariko kubera ko hari umumaro amasengesho ajya agira, wenda navuga ngo umumaro wa mbere, amasengesho ajya agamburuza imigambi ya Satani, kandi amasengesho ashobora gutera Imana kwivuguruza ikintu yari yavuze. Wasenga Imana igahindura imigambi byari yagambiriye. Esiteri abatuma kuri Morodekayi, aravuga ati, mugende mukora amasengesho iminsi 3 ku manywa na nijoro, nta kintu murya nta kintu munywa. Bene data, nagira ngo babwire ko amasengesho muri iki gihe abantu barayakora, ariko by'ukuri ntacyo barya ntacyo banywa ntago bakibyongeraho. Umuntu ariyorohereza bijyanye n'igihe. Ariko niba ufite ikibazo, ukaba ufite ikintu kibabaje umutima, amasengesho ariseriye agera ku Mana akayinyeganyeza, n'aya masengesho kubutariye yo kubutanyoye. Aya masengesho byanga bikunda atera impinduka. Esiteri n'abayuda baratabawe kubera amasengesho minsi 3 batarya batanywa. Imana yumva gusenga kwabo, irangije ihindura umugambi wari wakozwe, uhindukirira ku banzi babo. Aho bari bagiye kubashyira bari bo bahajya, ariko byari biturutse kuki? Ku masengesho. Navuga ngo wenda urundi rugero dufite muri Bibiliya, iyo dusomye mu gitabo cya Yona naho twumva ukuntu Imana yageze gushaka kurimbura aho bita Inenewe. Hari ahantu hari ibyaha bikabije. Imana irareba iravuga iti, ntabwo abantu nabihanganira. Ariko kubera imbabazi nyinshi Imana igira, irabanza ibatumaho intumwa. Yona aragenda agezeyo,
arababurira arababwira ati hasigaye iminsi 40 gusa Nenewe hakarimbuka. Yona rero amaze gutambutsa message uhereye ku mwami. Umwami yaravuze ati mureke dukenyere ibigunira, ndetse n'abaminisitiri b'intebe na inteko nshingamategeko bose bakenyera ibigunira. Barangije biba itegeko mu gihugu cyose bakenyera amagunira. Kandi umwami aravuga ati ubu turi bukora amasengesho ntacyo turya ntacyo tunywa iminsi 3 tuyirangize. Kandi uretse natwe abantu n'amatungo, inka, ihene, intama, inkoko, mubishyire mu biraro mufunge, nta bwatsi nta mazi. Byose byarayasenze birayasenga. Ariko iyo minsi 3 yakozwe, Imana yarivuguruje iravuga ite kabisa nkurikije ukuntu aba bantu baciye bugufi ntabwo naba nkibarimbuye. Aho nagira ngo babwire ko gusenga hari igihe gushaka gutuma Imana yivuguruza ku cyemezo yari yafashe cyangwa se ku ngamba runaka yari yafashe. Imana ikabihindura, ariko kubera ko habayeho gusenga. Rero navuga ngo gusenga ni intwaro umuntu w'umukristo wese akwiriye gutwara. Ntabwo wenda ndi buvuge ko gusenga umuntu yariye byabuze Imana kumva, ariko mu gihe ufite ikikubabaje imbere y'Imana ntacyo wariye, nta kwiyorohereza, ugenda ujya imbere y'Imana usenge, nibwo Imana izumva gusenga kwawe kandi ikemura ibibazo. Gusenga niko kuduha imbaraga zo kunesha ibyaha. Iyo ukunda kuba imbere y'Imana usenga, njyewe Imana yigeze kumbwira ngo uko twaje imbere yawe dusenga niko ugenda idukuramo kanseri y'icyaha. Uko waje gusenga igukuramo kanseri y'icyaha kugeza igihe bizagukuramo urubori rwacyo, ukagenda ukaba umuntu wera w'Imana, mbese ukora icyaha nk'impanuka kwako n'umuntu agenda agasitarima. Rero nimukunde gusenga kuko nibyo biduha imbaraga zituma tubasha gukomeza urugendo turimo rujya mu ijoro. Wenda ntakomeje kwinjira mu magambo cyane, nagira ngo mbaho ubuhamya bw'ukuntu nanjye nabaye umunyamasengesho. Nigeze gutekereza ko nkwiriye kujya nsenga amasengesho kwiriza ubusa ntarya ntanywa. Ndangije kubera ko ntari mbimenyereye, ayo masengesho nyakorera iwanjye mu nzu. Hari amasengesho amasaha 28. Noneho mu gitondo ngize kuri cya gihe nshoje gahunda, nari narambuye agakeka hasi nkararaho mvuga ngo ndi imbere y'Imana ndimo ndasenga. Mpagurutse numva mu movi hajemo amazi no mu nkokora ku buryo nahagaze ndatitira ndongera ndicara. Numva sinabasha gutera intambwe. Mpita mpamagara ndabwiye ndi mureba akantu mu mpembuza. Babanza kumpemburira hahandi naraye kugira ngo mbashe guhaguruka. Kuva ubwo nishyiramo ko gusenga ari ibintu bitapfa gushoboka kuri njye, ku buryo najyaga njya gusenga bakangemurira nk'abantu bagemurira umurwayi uri kwa muganga. Mu kagoroba ukabona umwana asanze ku rusengero n'agateremosi k'igikoma, ngakubitaho agakombe, narangiza nkagenda ngakomeza gahunda. Ariko igihe kiza kugera ndabese nzakomeza nsenge gutya, abandi babiyirije ubusa mbibona bakoze amasengesho ari seke, nanjye nkaza kubibeta nkagenda nkagotomera ko gakombe k'igikoma, narangiza nkagaruka. Rero nibwo naje gufata ingamba, ndavuga ngo ntago bikwiriye ko nguma muri ubu buzima. Umunsi umwe twari gukora amasengesho y'iminsi 2 mu Gakinjiro, mbwira abana ngo ntimungemurire, ndagiye ngiye kurebana n'Imana yanjye, ntimugire inge mu munzanira. Ndagenda njyayo, twiriweyo, turayeyo. Bugeje mu gitondo nashatse kujya mu bwiherero, neza guhaguruka ndabitinya. Nkumva nimpaguruka ndi buhinde umushyitsi nkitura hasi. Nkomeza kurwana nabyo, ariko ngeze igihe numva uruhago rugiye guturika. Numvishe uruhago rugiye guturika, nibwo nahise mfata icyemezo ndavuga ngo kugira ngo nikoze isoni mu bantu, reka mpaguruke nitura hasi, bene data baramfata. Ubwo narihanganye ndahaguruka, ndamanuka
numva rwose ndakomeye. Naho kumbi wa mugambi nafashe mvuga nti ngiye kurebana n'Imana nsenga, y'Imana amaze gukora icyo agomba gukora. Urumva zari imbaraga z'abadayimoni burazindwanya. Ndagenda njya mu bwiherero, mvayo, mbona ngeze hahandi nari nicaye nta kibazo. Nkimara kwicara narasenze nshima Imana, ndabango Mana ndagushimiye cyane kubwo igitangazo nkoreye, kuba ngiye ngeze ku munsi wa kabiri nkaba mbashe kwijyana hariya hantu nkaba mvuyeyo. Mana ndagushimye. Nkirimo nsenga nshima Imana, nagiye kumva numva ijambo rije mu gutwi kwanjye ngo mushobozwa byose na Kristo baha imbaraga. Iryo jwi ryavugiye mu gutwi kwanjye ndaryumva, numva ndushaho kwishima ndanezerwa. Ndangije rero mfata Bibiliya nayirambuye by'ukuri, sinzi ikintu nari ngiye kurebamo. Nyibumbuye ngwa kuri rya jambo rivuga ngo mushobozwa byose na Kristo baha imbaraga, riri mu Bafilipi igice cya 4:13. Nibwo rero ijambo nahise numva rinejeje, ndavuga ngo Imana ishatse kumbwira ko ariyo irimbwiye. Nuko ndavuga nti rero ubwo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga, ubutaha nzakora amasengesho y'iminsi 3 nyikoranye ku giti cyanjye, ndebe ko nzabishobora. Twarangije ayo ndatahana ncaho nk'iminsi ngahe, ndongera ntagira amasengesho y'iminsi 3. Iminsi 3 ndayikora nta kintu ndya ntacyo mbana ndayishoje. Ndongera ikindi gihe ndavuga nti nzasenga ine. Iminsi 4 narayisenze ndayisoza, ndagenda nzamuka ngarukira ku minsi 7. Muri ayo masengesho nta kintu nariye, nta mazi nanyoye, ariko iminsi nkayisoza. Murumva ko Imana yari yamaze kumpa imbaraga za zindi ziri seriye. Naje rero kugira gutya mba ndatwise. Nkwise byabaye ngombwa ko nsubira inyuma, ndavuga ngo kuva ntwise ntabwo nakora iminsi 7, reka noneho ntangire kwipima ku minsi 3 ndebe. Nasenze amasengesho y'iminsi 3 ntwite, nta kintu mfata. Ariko nimvuga ibi ndagira ngo hatagira umubyeyi bazagwa mu mutego, kuko nge murumva nene namaze guhabwa imbaraga n'Imana. Abapasiteri bacu bagenda batanga izo nama, bakabata abagore batwite ushaka ubwisari, mbese mujye mufata akantu rwose kandi koko kumva nibyo, ndetse n'uwonka n'umugore ufite umwana wonka nawe akaba yemerewe gufata akantu ko kunywa, ndetse n'umuntu wenda nk'umufundi abakora akazi k'imbaraga nabo rwose baba bati mufata akantu, kandi ibyo n'Imana ntago yabyanga. Ariko nge ibyo ndabyikoreraga ku giti cyanjye, mpanganye no kureba imbaraga Imana nshyizemo uko zingana. Ubu rero ndi kubivuga ndagira ngo hatazagira wenda umubyeyi wagwa mu mutego akavuga ati umubyeyi yavuze, nawe Imana nibikubwira mukavugana ikakubwira ko yaguhaye imbaraga, ayo masengesho uzayasenge. Natangiriye ku minsi 3 ntwite, amasengesho ndayakora ntacyo mfata na kimwe, mbana ndayashoje ntacyo nabaye. Ndongera ngabira gusenga amasengesho y'iminsi 4 ntwite, amasengesho ndayakora ndayasoza nta kintu mfashe. Ndagenda ngira ku minsi 5 nkanyasenga amasengesho y'iminsi 5 by'ukuri ntwite, nta kantu namba ndi gufata. Dore rero igitangaza cyavuyemo. Igitangaza cyavuye muri ayo masengesho nuko umwana nabyaye ariwe mwana munini nabyaye mu mateka, kuva ku itangira ryo kubyera kugeza ku isoza. Uwo mwana nasenganye mu masengesho niwe mwana munini nabyaye mu bana bose nabyaye. Noneho igitangaza gikomeye kindi cyajemo, Imana yankoreye surprise. Ngewe nicuye mu gitondo saa 11 numva gahunda y'ababyeyi babyara yari umwana wa 9 nari nzizi neza. Ngiye kumva numva ibimenyetso by'uko ngiye kubyara ndabifite, ariko nta gise n'iki kimwe mfite. Nibwo nabwiye umutwari nti rero reka duhite tujya kwa muganga, kuko ndumva uko biri kose umunsi ndi bubyare.
umugabo ahita abyukira ku mugendo turambara turagenda tujya kwa muganga. Urumva hari saa 11 zuzuye, kubera ko mwayedo déplacement twari tuyifite aho, twahise twihuta tugenda. Tugeze kwa muganga, ngeze ku gitanda, umuganga wansuzumye yarambwiye ngo umwana yaje. Ndabwiye nti none se mugabo umwana yaza ntabise mfite? Arambwira ati none se wewe uje kubyara ntabise wigeze wumva? Ndabwiye ntumva uretse akantu kabaye nka kanshi nk'uko umuntu yagushima, nako konyine numvise nabwo ngeze hano. Arambwira ati ako kantu niwongera kukumva umbwire. Agiye kwikuramo ganda, ndamubwiye ni ka kantu ndakumvise. Ati sunitse mbona umwana mufite mu ntoki, ku buryo narebye ku isaha narangije kubyara, gahunda zose zarangiye, sanga ni saa 11:20. Byumvikana ko iyo nda y'uwo mwana muri iyo minota 20 gahunda zose zari zashorwe. Urumva rero ko Imana yampayemo ntabwo ni restaurant, yampayemo igihembo. Ubundi Bibiliya ivuga ko umugore azabyara arushye, kuko ni igihano cyaturutse kureva. Nk'uko abagabo namwe mugomba kubona amarasiyo muzana amafamiye mwifya koye. Icyo kintu ko Imana yakivuze niko kiba. Ishaka kugushyiramo inyoroshyo, wenda ukabyara utagize ibise byinshi cyane byakuriye cyane. Ariko ndabahamiriza ko inda ya 9 nayibyaye nta gisi n'iki kimwe nimvuga, mwumve ko ndi kuvuga ukuri kuzuye. Rero uwo ni umumaro wo gusenga. Imana yankoreye icyo kintu numva ndatangaye. Ndarakomeje mba mu masengesho, naje kujya gusenga igihe kimwe twakoze amasengesho, n'ubundi yari muri paruwase yacu, twasengeye ku Muhima, haba amasengesho y'iminsi 2. Amasengesho nyabamo, noneho igihe kiza kugera bakajya bavuga bati nta muntu wagize icyo yerekwa. Ngiye ngasanga ndi biti bibisi sinderekwa. Bati umuntu ufite ikorasi nayitera, ngasanga iyo mpano ntayo mfite. Imirimo yose irimo gukorerwa mu nzu y'Imana, bati hagiye gusenga abantu 2, nkumva sinabitinyuka. Iminsi 2 twayishoje nababaye, nagize umubabaro wenda kunyica. Ndibango Mana, ngewe maze iki mu nzu yawe? Kubona ndutwa n'ingoma, ikigomba baragihondagura kikaryoshya ibintu, nanjye ndicaye nkanuye amaso mu nzu yawe, nkora iki? Numva ndababaye. Amasengesho turayasoza ku cyumweru nimugoroba turataha, ariko ngiye ngambirira ko nikorera ndi buke ku wa mbere yo kubaza Imana ikintu nkora mu nzu yayo, ikintu maze. Bwarakeye kwa mbere amasengesho ntangira ndi. Noneho mu mugoroba hari ahantu hari bubera icyumba cy'amasengesho, hari umuntu w'umunyempano uri buzemo. Yari umuntu werekwa, akwerekwa mva n'agashishi kagendaho n'isazi n'imbaraga, yarabyerekwa ku buryo ari wa muntu ugiriye yerekwa. Nge rero kubera ko nagiye mfite tagiti yo gushaka ko ndi bumenye icyo Imana ivugaho, naraje mwicara imbere, ku buryo naraye nkanuye amaso. Najya kumva nkumva aravuze ngo uriya muntu nguri mu ngoni, ngo Imana ngo imumbwiyeho iki. Bakamukomanga yari yanisinziriye, bakamubwira icyo Imana ivuga. Arararondora abandi, bigeza mu gitondo nta kintu na kimwe ngewe Imana ivuzeho. Icyo kintu cyarongeye kintera umubabaro bugira kabiri. Yamasengesho napanze, numvaga ndi bukora iminsi 2 n'ubundi yo kugenda mbaza Imana, ariko nkavuga ni ningira kandi Imana iri bumbwireho hariya, ndagira courage noneho nshishikare nsenge. Navuyeyo, urumva naraye nicaye nkanuye, n'akana kanjye kagahinja najyanye mu masengesho, twararanye rwa ntambi ngo nagiye kumva icyo Imana ivuga. Ndangije buriya ntararengaho, Imana yigeze kumbwira ngo njye mbwira abanyamasengesho, abantu bakunda gusenga, ko hari igihe bajya gusenga bakava mu masengesho nta kintu yavuze, ntacyo yababwiye. Irambwira ngo uzabambwire ko burya ngo niyo itavuze yiba yakoze. Urumva rero njye navuye aho nitotomba, ndavuga nti mbonye ko Imana itanzi ibyo ndi gukora byose ndaruhira ubusa. Ya masengesho kwera uburakari n'umubabaro mvanyaho kubera ko nta Imana yambwiye, naraje mbitanya hagarika.
ndaza mfata ibiryo ndirira, mbese murumva ko nari mbaye nk'umuntu wayivumbuyeho mvuge ntinzi kuba nta kintu ushobora kuvuga, nta kintu nkoresha mu nzu yayo, none no kugira icyo imbwira ntabyo imbwiye, ntabwo inzi. Ubwo rero naritotombye, hacamo umunsi wo kuwa gatatu, kuko urumva nari nagiye amasengesho ari kuwa mbere turarayo, ntaha kuwa kabiri ndaza amasengesho ndayasoza, mpita ndya numva narakaye. Haciyemo umunsi wo kuwa gatatu, kuwa kane ngiye kubona mbona mu rugo haje umuntu Imana intumyeho, arambwira ngo mva, Imana yambwiye ngo nkubaze ngo kuki witotomba, ngo mbese ngushyire taburo y'ibyo nagukoreye byose imbere kugira ngo nkwereke ko nkuzi. Irangije impamagambo ari mu gitabo cya Yesayi igice cya 41 umurongo w'8 kugeza ku murongo wa 10. Harimo amagambo meza cyane n'uyasoma uzayumva. Nibwo rero nahise mfukama ndavuga nti ndatsinzwe, Imana imbabarire koko ibyankoreye urumva byari bihari, kurikije ubuhamya bundi nagiye ntanga mbere, ibintu Imana yakoraga nibyerekanaga ko nari ndi kumwe nayo. Ariko by'ubwana mu gakiza niki, mba ndahubutse ndavuze nti ntabwo inzi kuba nta kintu nankoresha, ni ikimenyetso simusiga cyo kwitanze. Ubwo rero nayisabye imbabazi, wa muntu wazanye ubutumwa aransengera aragenda. Haciyemo umunsi umwe wo kuwa gatanu, kuwa gatandatu w'icyo cyumweru nagiye kubona mbona mwarimu w'umudugudu aje hano mu rugo, arambwira ati nje kugusaba ngo ejo uzaze gusengera iwacu. Yari mwarimu uyobora ku Muhima, nge nakunda kwisengera mu Gakinjiro kubera gukunda ko ari Hoziyana, ibintu nk'ibyo nkumva ku Muhima ntabwo mpitayeho cyane. Noneho ansaba ko ku cyumweru nzajya gusengera, mbanza no gushaka impamvu ariko arangateho ya rwose, naho Imana irashaka kumpa akazi. Ubwo nagiyeyo turakoze amateraniro, arangira avuga ati noneho abamama mwese nimusigare. Nanjye ubwo ndasigaye, nyuma aravuga ati turashaka gutangiza iteraniro ry'abadamu. Iteraniro ry'abamama rero ndashaka ko abamama bazi kuvuga ijambo ry'Imana bahaguruka. Barahagurutse ababyiyumvamo, nge kubera ko nari nahari ndi umushyitsi, nari nicaye iri inyuma ku ntebe z'inyuma iriya. Barahaguruka, ngewe nsigara nicaye numva nta kintu namba nari nshoboye. Noneho ngiye kubona mbona mwarimu ararungurutse gutya ngo Jane, ngo nawe Jane haguruka. Ndahaguruka byo kubaha, ariko ndavuga se umuntu utabasha no gusenga mu iteraniro bampagurukije mu bavuga butumwa gute. Arangije avuga ati rero abantu mwahagurutse mwese nimugende hanze mushyireho komite. Turasohoka, tugeze hanze baratora komite. Ya komite nahise nyitorerwamo kuba umubitsi. Barangije baravuga bati rero ubwo komite ibonetse mushyiraho abayobozi. Abayobozi barabashatse. Abayobozi haboneka umumama ufite abana 11 n'umugabo udakijijwe. Harongera haboneka undi mudamu ufite inda y'amezi 8. Abari bo babonetse bazayobora amateraniro. Icyakurikiyeho niki, baravuze bati rero niba nta wundi muntu wemera ko yafasha aba bantu, ubu tugiye gusura muri ya komite twari twatoye, dushaka undi muntu uzafatanya nabo. Ubwo barahindukiye baje muri komite. Ya komite basanga bariya bamama 3 bose twatoranywe ari abakozi, uretse njyewe ni njyewe njyenyine utari ufite akazi. Ngiye kumva baravuze ati buriya noneho mama Alfonsina niwe uzajya ufatanya n'abangaba kuyobora, kuko niwe tubona adafite birantega. Mu mutima nabwiye Imana nicyo nagusabye n'akazi, niba nakubona nzagashobora ndakemeye. Nuko mpita nemera ubuyobozi mu babyeyi. Ndangije rero umurimo kuwutangira, nabwiye abo ngabo bakaba ari bo babanza. Mwarayoboye twagenda kurikiranya ntwandika, birarangira hakurikiraho undi, ibyo bagenda bakora nanjye nandika. Ubukurikiyeho baza kuba noneho ari nge bakize kuri gahunda
ko ngomba kuyobora. Byabaye ngombwa ko nyobora iteraniro ndariyoboye, ariko murabyumva namwe, umuyobozi mbese by'ukuri ugaragara ko nanjye ntasobanutse, ariko kubera ko natowe n'Imana ndayobora da. Ijambo ry'Imana mbasomeye sinigeze mbasha kubona n'umurongo umwe wo kurisobanura, nararisomye ndangije mbaho ubuhamya. Ubwo rero binyoburije bimwe nababwira ku byo kuba umunyamasengesho. Bose gahunda ndayigerageza, nkajya nsenga, Imana ikagenda imfasha, umurimo wo kubika, umurimo narawukoze kandi nkawukora neza pe, uko Imana inshoboje. Kuko nibuka ko bamaze kuntora, numvishe nishimye, ndavuga nti Imana nanjye umpaye umurimo, ndabibwiye nti nzakubikira ku buryo aho wicaye uri mu ijuru uzajya wikora mu ntoki ukavuga utumva naguhisemo rwose narebye. Imana narayibikiye n'abantu ndababikira, ariko kugeza uyu munsi numva nta mutima unshinja, nta mwotsi uranukaho. Uwo murimo Imana yampamagariye ndarawukoze, n'uyu munsi ndacyabukora kandi mukora neza. Noneho rero Imana kugira ngo ibashe kumpamiriza, haje kuza abashyitsi bavuye ku Kibuye b'abamama. Bamama baje bateranya abantu bahariya, mbese no kuvuga ngo paruwasi yose yateraniye hamwe kubera ko bari bazanye ubutumwa. Abari ngewe rero uyobora uwo munsi. Ubwo nyoboye iteraniro ry'abadamu, umushyitsi yaje guhaguruka aravuga ati mureke mbabwire, tugeze ku musozo, ariko ndashaka kubabwira kuri uriya muyobozi uyoboye iteraniro ryanyu. Aravuga ati uriya muyobozi mwamuhawe n'Imana. Uko yahagurukaga mu ijuru bamufotoraga, uko ahagurutse imirabyo igacicikana bamufata. Ati rwose ndabahamirije ko mufite umuyobozi wuzuye umwuka wera, wayobowe cyangwa se washyizweho n'Imana. Ubwo rero Imana ibirampamirije ku buryo umurimo w'Imana narawukoze, Imana irawumbashisha, mukora neza kandi biremera. Ahangaha ninjira mu musozo, ndagira ngo ntinyure cyane abantu bajya bitinya, bameze nk'uko nari imeze. Umuntu ashaka kuvetera agatinya gukora umurimo w'Imana kubera ukuntu yiyumva, ukavuga uti ngewe nta kintu nshoboye. Ariko ujye ujya imbere y'Imana uyisenge, wowe uyibwire ko uyemereye gusa. Ubundi Imana niyo ngira umurimo, Imana niyo yikorera byose. Mbese ndabahamiriza ukuri ko Imana nk'uko yambwiye ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga, nasanze mu bibaho byose Imana ari yidushoboza. Niyo mpamvu rero ndavuga ngo rwose mutinyuke, muve mu bwoba, mukorere Imana uwo uri we wese, uko wiyumva kose. Ujye ujya imbere y'Imana uyereke ukuri, nayo ntabwo izabura kugushyiramo umuhati w'ibyo uri wikoreye, kubera ko nabagaragaje umuhati uri mu mutima wawe. Nguko rero uko ndabaye umunyamasengesho, kandi bikaza kumpa umugisha wo kubona umurimo wo gukorera Imana. Nabaye umuyobozi w'abadamu mba n'umubitsi, ariko Imana igenda ingabira n'indi mirimo itandukanye. Kubera iki? Kubera kuyiba hafi. Navuga ngo rero mukunde gusenga, kuko bituma mubasha kumenya amabanga y'ibyo abandi batazi. Imana iguhishura ibiriho, ikakubwira ibizaba, ikakubwira ibyawe n'iby'abandi. Mbese mukunde gusenga. Imana ibaha umugisha. Ndabashimiye mu izina rya Yesu, amen. Nkundira Uwiteka kuko yumvise ijwi ryanjye no kwinginga kwanjye, kuko yantegeye ugutwi, nicyo gituma nzajya mwambaza nkiriho. Ingoyi z'urupfu zantaye hagati, uburibwe bw'ikuzimu bwaramfashe, ngira ibyago n'umubabaro. Maze nambaza izina ry'Uwiteka nti, Uwiteka ndakwinginze, kiza ubugingo bwanjye. Uwiteka ni umunyembabazi kandi ni umukiranutsi. Ni koko Imana yacu igira ibambe, Uwiteka arinda abaswa. Nacishwe bugufi arankiza, umutima wanjye subira mu buruhukiro bwawe. Ngo kuko Uwiteka yakugiriye neza, ngo kuko wakije ubugingo bwanjye urupfu, amaso yanjye ukayakiza amarira, n'ibirenge byanjye ukabikiza kugwa.
ibyiza Uwiteka yangiriye byose ndabimwitura iki?